irambwira na wese ibyo bavuga babikura he. Imana irambwira ngo nibijyanye n'amaranga mutima yabo kuko network yabo n'Imana yamaze kugira gute kurange. Ubanze network iracyakora. Imana irambwira ngo Satani yazanye igisana network z'abakozi b'Imana. Satani yazanye izindi network. Mwe maso. Satani yazanye izindi network ze kuko ubu ngubu abavuga ngo Imana yavuze ntago aribo abenshi bavuga ko yavuze itavuze. Imana irambwira ngo abantu batakaje bagize gute batakaje ubusabane n'Imana bakora ibyangwa n'amaso y'Imana bituma umbwirira abo bantu ngo mbese kubarangaye kandi umunsi w'Iteka ugiye gutungurana. Umunsi w'Iteka ugiye gutungura mama, umunsi w'Iteka ugiye gutungura abagabo, ugiye gutungura ababyeyi, ugiye gutungura abasore n'abakobwa. Umunsi w'Iteka uraje. Umunsi w'Iteka ntuzakanga ngo oya uraje aho uzaba uri hose. Niyo mpamvu Yesu ambwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo rero umuntu wese yikwiranye n'ibyo yakoze. Imana yacu ni duhana umugisha kandi Imana yacu ni dutabara. Nagiye nkubwira ngo umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo urageze. Ni ukuri Yesu agiye kuza kandi aje gutwarira itorero rye. Yesu agiye guhemba no guhana kandi uje we ntabwo atinze. Ni ukuri nagiye kubona mbona uzi ko negece bene data nshuti z'umusaraba ngewe iki kintu kimpagurukije ni Imana nyihagurikirije ubwayo kuko kuza ntabwo nani kuza ko mfite imyiteguro y'ubukwe ntabwo nagombaga kuhaboneka kuko ndi mu bintu byinshi. Ariko navuze ngo Mana nje kuburira ubwoko ahari ntihaburamo n'umuntu n'umwe warokoka kubw'uyu munsi. Imana yacu ni duhana umugisha rero ndabazi namwe muri abana beza bumvira kandi Imana irabaha umugisha. Nagiye kubona mbona habayeho guhinduka gukomeye cyane. Nagiye kubona mbona igicu kirihindurije mbona imvura nyinshi cyane ariko ntabwo yegeze hasingirwe. Nabonaga igicu kirimo kigenda gisimburana n'igicu mbona kugaruka kwa Yesu Kristo mbona ya kureto kirebere kiresire aje kurobanura intama mu ihene. Nyir'ubutwara yambwiye ngo nukuri ihene ndetse ihene zigiye kujya ukwazo intama zizukwazo kuko yavuze ngo zigiye kusubira mu koko kwa nyirazo. Uzi ko ngiye kongera kuzibara kandi nyuma yo kongera kuzibara ntabwo aretse aho ngaho ngo no mu ntore Yesu aziye kongera kugira gute kongera gutoranya. Niba Kristo agiye kongera no gutoranya mu ntore ubwo wowe uhagaze ute? Ndagira nkubwire ngo uwera ni yere nuwandura akomeze agire gute akomeze kwandura kubera yuko mwacanze ubwoko bw'Imana. Mwacanze izi ntama mwarazicanze kubera yuko zo zabuze icyerekezo. Aya magambo Imana yampaye bibabaye irambwira ngo ugende ubwirira ubu bwoko. Irambwira ngo ibyo urimo byose ndaza vuba ntabwo uzari bugusange. Shobora kugusanga mu bidatunganye. Shobora mbese nawe ikarasa ahantu uraka kanya. Ndagira nkubwire ngo wa mukobwa we nibuze ubwenge, wa musore we nibuze ubwenge, wa mupapa we nibuze ubwenge, wa mubyeyi we nibuze ubwenge wakuyaruye. Wakuyaruka va mu karudayi. Wahandi ujya wibwira ko ibi bintu tuba tuvugira aha hantu, ibi bintu tuba tubabwira, ibintu Imana ibabwira mugira ngo ni ibintu biri aho ngaho. Ni ibintu Imana ije gukora live. Imana ije kureberevoka, ije guhembera umuntu wese aho imusanze. Aho izagusanga nizaguhembera, nigusanga mu kabarira aho guhembera, nigusanga mu matiku niho guhembera, nigusanga mu busambanyi niho guhembere, nigusanga mu bwibone no mu bwisikoro niho iri bugira gute niho ibiri buguhembere. Mushumba mwitorero uri mushumba niho iri buguhembere. Ubanza wisuzume uranze urebe itorero ryawe uko yari guhaye, uko yaguhaye uko ushumba zirantama, uko yaguhaye uri mushumba. Ndavuga ayagiye asigara mu manegeka kuko nayo ntabwo ahagaze kuko nyiri murimaje n'ubundi kubarana namwe. Ntugire ngo nawe aje kongera kubarana nawe ni mu manegeka muhagaze kuko imangira imbere y'umuryango yayo. Mbwire ngo maso nanjye mbe maso ibigaragaza kuza kwe birihuta gusohora. Ese wa mubyeyi nkubwire wa mukobwa wene wa mupapa we ndajya nkubwira ngo ibigaragaza kuza kwa Yesu we ntabwo uri kubireba rata. Buriya ntabwo uri kureba situation urimo, buriya ntabwo uri kureba mu miryango yawe, buriya ntabwo uri kureba ukuntu uhagaze muri iyi minsi. Ese uko wari niko bikiri ibi uko wari ubizi akanya na nubwo urabona ariko bikiri. Nangwe kugaruka ku Mwami Yesu Kristo kuri bugufi era wirebo eta ko wara wijeze reberevo kiresere kandi Yesu araje. Nukuri Yesu araje uri maso azamubona. Haleluya. Imana yacu ni habwe cyubahiro rero. Umukiza ageze ku irembo kandi ubwo ageze ku irembo Imana ageze ku irembo narabwiye ngo abari bugufuka kugera mu nzu. Ndagira ngo bene data mbibabwire buri munsi mbabwira buri munsi ahangaha tuvuga ahangaha buri munsi tukababwira ngo nukuri erega Kristo atinze impande itinze kugira gute kuvuga. Yesu atinze gato cyane. Urupfu ntabwo rutinze. Uziko rudatinze. Urupfu ntabwo rutinze kandi ntabwo rutinya. Musaruzi yamaze kuhagera arimo arasarurwa ibisarurwa rega bireze. Ibisarurwa bireze. Aje muri Imana arimo ivuga ngo abakozi ni bakeya, abantu bagira gute bongera abakozi ni bakeya, ariko turimo turakora ku manywa na nijoro kandi Yesu Kristo ari gukoresha. Ndagira mbabwire ngo rero mwe maso nanjye mbe maso kugira ngo tubashe kugira gute kumwakira, kugira ngo imitima yacu izamwishyikire
twese tuzabona Yesu. Ukuri nufuba bifuza ko twese twazamubona ubwo abahagaze ku mico y'amagara amazina yabera buri muntu wese azumva izina. Wamumenye uri muri ryo numara kumumenya uzamenya n'ibyo gute uzahita ubona impinduka muri wowe. Yesu Kristo atumye marayika aka kanya Imana iri kukuburira arakubwiye ngo araza vuba. Ese kwaje vuba aha gusanga ni hehe? Uve mu bidatunganye va mu byangwa n'amaso y'Imana. Ariko ubundi mwabaye mute? Mwabaye mute mwakumviye Imana? Ninde wabaroze? Ninde wabera wirebo? Ninde wabajanye mu bidatunganye? Kuyo mugabo Yesu abahamagara. Wibuka umuhamagaro wawe, wibuka Yesu agutoranya, wibuka kugirira icyizere, wari mayibobo, wari indaya. Wibuka ureba hano wari uri. Ureba hano bigirwamana wari wicayemo, ureba bigirwamana wagikoreraga, ureba Satani n'abadayimoni ureba umurimo wakoraga, ureba hano Yesu yagukuye. Arakubwiye ngo mbese ndaza vuba. Kuki mukobwa wasubiyeyo? Wamubwiye kuki wasubiyeyo wijezi? Wazanye icyo gishura cyawe. Yesu aravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Harahirwa wowe Elawirebo, wowe wamaze kwimenya hitsaha. Harahirwa wowe wamaze kwikontorora ukabona warakiraniwe. Ndagira nkubwiye ngo akaka uzi ko akiri ibyiringiro buriya. Uzi ko impamvu Imana ije gutangaza iritangazo ari uko ibyiringiro racyabigihari. Uzi impamvu Imana ije gutanga iritangazo ari uko ikigufi taho umugambi. Ariko ubundi koko mu byukuri nk'ubu ngubu n'upfuye ugapfukarimbuka wabuzize iki kwere? Imana irakubwiye ngo hahirwa abamesera ibishura byabo, abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Impamvu abahirwa, impamvu abamesera ibishuka nuko Yesu azi ko turi mu isi y'ibyaha. Erega ibyo wakoze ntabwo Imana iguciraho iteka mama, ntabwo Imana iguciraho iteka wa mukobwa we, wa mupapa ntabwo Imana iri kuguciraho iteka ko Kangwe ikaze kandi mwifurize umugisha w'Imana ndetse n'amahoro ava ku Mana. Nshuti mubane mudukunda. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abawe bose. Hafi na kure rero aho uherereye mu bice bitandukanye, reka twese tugusuze kandi twizere yuko uri amahoro ukiri mu buntu bw'Imana, Imana ikikurenze. Amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo, mwese ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ushobora kuba tukurikiye utameze neza cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye, ariko reka tubwiye ngo humura, Imana irahari kandi Imana icyakora imirimo n'ibitangaza. Humura rero nusanga kandi utekereza ugasubiza amaso inyuma, urasanga uko wari ureje uyu munsi bitandukanye n'uyu munsi. Ibyo byose biragutera icyizere, biraguha imbaraga zo kugira ngo umve yuko n'ejo biteye gushoboka uyu munsi bizakunda. Komera rero turagusuje, reka tubane nawe mu kiganiro tugiye kwa kivuga butumwa kandi tugusangwa kumva kuzima no kugira ngo uhindure ibigomba guhinduka. Ngize umugisha kubona n'umukozi w'Imana Clarisse, ariko nzangwe na message kugira ngo emwe batangariza ibyo Imana yambwiye kubabwira, kugira ngo wenda uyu munsi hatagira utungurwa atumvise. Niyo mpamvu nje ntabwo narifite gahunda pe yo muri ibiye gukora ibiganiro, kuko ubu ngubu narindi gusarura aho nahinze. Ngarutse kubiba. Garutse kubiba aho wahinze se hari harangiye kugira ngo uze kubiba none se imyaka irera nakongera gahinga bitewe imyaka yerera rimwe. Ntabwo yerera rimwe imyaka. Ari itarera ngarutse kongera kubiba. Kubiba mu gitondo. Byose nibyo nanze ko kaza ngo karirimbe. Biba mu gitondo imbuto zineza, byubiba ku manywa n'ikigoroba, rindira ko zera maze basarure, tuza tundi imiba tuzanezerwa uwo munsi, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa nidutunda imiba, tuzanezerwa. Amen. Imana ishimwe. Nanjye ndi gutunda imiba kuko nabibye ndira, mbiba mbabaye, mbiba bitoroshye, ariko ubu nanjye ngira gute ndi gutunda imiba ngize gute nezerewe. Ariko ni kavanze. Aya ni kavanze. Navanze we, navanze. Ariko kandi nyine aricyo bita impamba y'urugendo. Nshimye Imana ko hari Imana igire umuntu uri mu rugendo ikamuha impamba kugira ngo akomeze urugendo.
ariko urugendo rwo turacyarukomeje. Clarisse rero twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi, katuwe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Namwe Imana ibaha umugisha cyane, ndishimye kongera kuboneka imbere y'ubwoko bw'Imana, ndishimye kongera kuboneka imbere y'imbaga ngari y'abantu Imana yaremye. Ubwo rero ndashima Imana ko incira inzira, mu by'ukuri incira inzira rwose, ndahabonetse. Narwanye n'ibihe, ndwana n'ibihe nari mfite, ariko ndavuga ngo byanga byakunda ngomba kuza kuburira ubwoko bw'Imana ahari habara uyu munsi. Ndavuga ntahari uyu munsi Imana yagabanya umubare barimbuka ikongera umubare w'abantu bakizwa. Impamvu mbonye kuri kamera nagarutse, ni Clarisse hano ndi kumwe namwe, nitegurira rimbanije kandi abantu bari kutwerera Imana ibaha umugisha. Namwe rero mugerageze kugira ngo ibintu bigende neza, hasigaye iminsi mikeya, nkeneye amafaranga. Clarisse akeneye amafaranga, tumutwerere kandi ubukwe n'abantu. Ariko byanyabyo nkeneye amafaranga. Oya nibyo rwose, abaduteze amatwi bagiye bavuga ngo Clarisse turagukunda, Clarisse uradufashije, nibatange n'amafaranga rero tukora ubukwe ibintu bigende neza. Yego, abantu bigende neza, ariko bizagenda neza kuko Imana yabutangije nyine izabusoza, ariko harahirwa umuntu uzakubitamo umugabane we, azabona umugisha. Uzamusaba umugisha gute? Umva nzaza by'umwihariko ngo bameneho bose, kandi n'ukuri nta nubwo n'ababikoze bose ndihabaza ko bari kugenda babona impinduka idasanzwe. Ntabwo ari ukuza kwivuga neza, ariko ntabwo umukorera Clarisse n'Imana iri muri jyewe mukorera, kandi ni nayo yagize gute, ni nayo yateguye umushinga. Yego, hari ikintu muri gukoresha muri minsi ngo abantu bagiye gutungurwa, abantu batazatungurwa niko bari kuvuga. Ese iyo murebye abantu muri no minsi muri kubiba imbuto, ariko se iyo mbuto muri kubona umusaruro yuko iri kugwa mu butaka bwiza, cyangwa muri kubona igwa ku kara? Inyinshi ziri kugwa ku kara, nyinshi ziri kugwa ku kara, kuko mu by'ukuri ntabwo byoroshye. Uzi impamvu nyinshi ziri kugwa ku kara se? Abahigi babaye benshi, abahigi babaye benshi bayobya imbwa, amayugi y'abahigi yabaye menshi. Ashobora kuva aha ngaho agahita ajya n'ahandi, yava n'ahandi agahita ajya hariya, bivuze ngo rero byarabacanze. Niyo mpamvu rero turi kubiba tugagira ngo twabibye ahantu, twabibye mu butaka bwiza naho twabibye ku kara, ariko kandi hari n'izagiye zigwa mu bihuru, mu mahwa, noneho ziramera zigeze hejuru amahwa ahita ziniga. Mu by'ukuri aha ngaha tuvuga ivugabutumwa, tukabwiriza ubwoko bw'Imana, cyangwa se Imana ikavuga n'ubwoko bwayo, ariko kandi bakabyumva rwose cyane. Komantere zabo tukazibona, rwose mukozi Imana bakoze cyane rwose aho, ariko byagera hejuru amaganya, kwiheba, ibibazo byo muri iyi si bikongera bigahita biza bikajya gute, bigahita biniga rwa rubuto rukabura ahantu ruzamukira. Ariko abantu bari kugira gutabaze ku misozi benshi, kandi abantu benshi bacumujwe n'iki, n'amasezerano. Igihe wafashirijwe aha ngaha wumvise Imana ivugana nawe, gito wavantaza ukomeze, kuko iyo ugeze hejuru gato cyane kandi urubuto rwari rugiye guseruka ngo rugere hejuru, ya mahwa by'ibibazo byo mu buzima, by'ibibazo byo muri iyi si, bya bindi kwiheba, kwiganyira, biriho byinshi, bigahita biza bikaniga twa rubuto rugatuma utazamuka. Bivuze ngo rero inyinshi ziri kugwa ku kara, izindi ziri kugwa muri ayo mahwa, izuba na ziri kugwa mu nepo. Biragoye kugwa mu butaka bwiza, kuko muri iyi minsi biragoye. Ariko se ubundi gukizwa biroroshye, gukizwa ugakizwa mu isi y'ibibazo, isi y'intambara, isi y'igeragezo, ibyo bintu biroroshye ubundi? Biroroshye. Na Yesu yarabivuze, yavuze ngo kunkurikira ntibyo, abantu bajye bamenya inzira bagiyemo, bamenye ko ntabwo byoroshye. Iyi nzira irafunganye. Umuntu wabashye ko ari inzira yoroshye yarababeshye. Iyi nzira ni inzira ifunganye. Kugenda muri inzira ifunganye birasaba kugira gute, gusaba imbaraga z'umutima. Udasabye imbaraga z'umutima rero kugira ngo ukomere ntabwo byoroshye. Ntabwo ngwira ngo gukizwa rero ngo se ngo oya, gukizwa n'agakiza biratandukanye. Hari ugukizwa kugeza ku gupfa, agakiza ni akarusange, ariko hari no gukizwa kugeza ku gupfa. Ahubwo ureba agakiza ufite muri imisi, ufite agakiza cyangwa ufite gukizwa. Kuko hari abantu bakizwa bagakomeza bagasambana, gukizwa bakomeza kwinywera ibiyoga, gukizwa bakomeza bagakora byangwa n'amasi, ariko agakiza ni kakandi kageza ku gupfa, mbese ukihanganira byose ukageza ku gupfa. Ubwo rero ahubwo agakiza abantu baragiye babivanga, ntibamenya agakiza cyangwa gukizwa, biratandukanye, ni ibintu bibiri. Bivuze ngo rero ntabwo byoroshye. Yesu yavuze ngo kunkurikira ntabwo byira gute, ntibyoroshye. Ni ukwiyangama, kwiyongahe ku musaraba, ariko biraryoshye. Njye nabonye ko harimo ibintu biryoshye. Yesu uko byasa kose, iyo wihanganye ugakomera ugakomeza urugendo, ni ukuri pe Imana igenda ireba ukuntu igenda ibigenza. Si ubwo murabona tumeze nabi we? Murabona mudakeye? Tumeze neza, turashimira Imana.
ubwo rero nibabwira ngo ahubwo mwebwe nimukomere, nimara gukomera mukomere imitima yanyu, tukomeze urugendo. Nose ko Imana dushyiraho twebwe kugira ngo tujye tubakomeza. Uzi iyo mwafashijwe ukuntu twishima, iyo mwafashijwe amakomantere yanyu aratunezeza, muradukunda turabizi, rero mujye mwita mugumamo kandi ntimuvemo, ahubwo mujye mukomeza mukurikirana ibiganiro bica kuri Channel Umusaraba TV. Hari abakozi b'Imana bakomeye, hari ababyeyi bafite mu Imana, haracyari ibintu bitarapfukamira Bayali bikivuga Imana nyakuri kandi bihagazemo neza. Yego. Turareka tugushimire tuvuge ngo Imana igumugisha. Haracyari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Twaganira usheze ravuga ngo ntago bikiri 7 ubu ni 2. ubona we ntabwo Bibiliya tubwira ko byagabanutse nepo. Ngo byari byo kubwa Eliya ubu ni 2. Aya biracyahari. Reka tugushimire Kristo twinje mu cya kabiri cy'ubutumwa Imana yashyize kuri we. Reka tugusabe usenge Imana ubundi ukomeze kumukajya kuyobora. Imana ibaha umugisha rero, ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Umunsi ntago mvuga ibintu biri ntuza cyane, ndi umugeni ndi kuvuga gake gake. Imana reba umugisha, ariko ndaje mbazaniye ubutumwa bwanyu, mbazaniye kugira ngo nje kubabwira kugira ngo buri wese yirinde uko ari kandi buri wese abere maso ubugingo bwe. Iki nicyo kimpagurukije mu byo ndimo, kandi n'ukuri byumve kuko nicyo kandi mujye mwakira ibintu by'Imana. Mubona ko ibintu byose Imana giducisha mu byagiye bisohora. Kuki ariko muvuge ibintu byabasohoye mwagiye mu amaso mbere biko bitarasohora. Ibintu byose Imana agiye ducisha mu byagiye bisohora, ariko ntibikabasohoreho kandi mwarabibwiwe, mujye mu amaso kugira ngo nibinaza mumenye uko mwitwara. Reka mbasengera Imana kugira ngo dusenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro nyirizina mu izina rya Yesu. Uko wari kerana n'isani kukiri na kuzahoraho iteka, nta gacu ko guhinduka kajya kakugaragaraho. Ijambo wowe ubwawe Uwiteka wivugiye ubwawe, uraririnda ukaririnda ukarikurikirana ukarisoza mu gihe cyaryo, ukarisoza ndetse Uwiteka Nyiringabo Imana ishobora byose nyir'ubutware ukarisoreza kuwo arisezeranye nawe. Ndagushimira Data twese rero nyir'ubutware kuko unyemereye ukangirira icyizere cyo kuboneka imbere bwoko bwawe. Ndagushimira Data Uwiteka nyir'ubutware Mana idahinduka ko wongeye Nyiringabo Imana kurarika imbaga y'ubwoko bwawe kugira ngo izitega amatwi. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana isumba byose iby'ubu butumwa bwawe. Mwami nyakubaha Imana yarayisere nyaguhora ku ngo Imana Isiraheli gitare cy'amahanga rero nyemerera Kristo era wirebo kiresire ntabari jewe Clarissa ntabari Nepo ntabari aba bavandimwe turi kumwe, ahubwo hagaragara Imana ikorera muri twebwe. Unyemerere Kristo utangirane natwe kandi usozanye natwe ikiganiro. Mwuka wera muziranenge abari tuyobora kandi unyemere ubwami bwe bukorere muri twebwe, ukora iby'ubutwari mu bwoko bwawe. Mwami Yesu Kristo nsengeye imitima Data wa twese Imana imbaga ngari y'ubwoko bwawe. Imitima yose ndayisengeye kugira ngo Data Uwiteka uyihereze. Eta kuwala wirebo Jesus baba rabekire kanyinga Imana uyigenera igeno ryayo rikwiriye kandi unyemerera ugabanye umubare bari mbakongera umubare w'abakizwa. Utangirane natwe usozanye natwe gahunda zo tugusengera tugira komeza kwiyubasha no kwisha icyubahiro ni mu izina rya Data twese isonye by'ijoro kuze Yesu amen. Imana ishimwe, Imana yacu yagwa icyubahiro. Haleluya haleluya. Uwiteka akomeze kubana namwe. Imana yacu yagwa icyubahiro. Yego ndagarutse ndi Clarissa rero murabizi nari maze iminsi impuzemo, numva haraciyemo nk'ibyumweru nkabingaye ntaboneka imbere yanyu, ariko ndashima Imana kongeye kunshira inzira nkaboneka. Ndashima Imana kongeye kungirira icyizere cyo kuboneka imbere y'amaso yanyu. Imana ibaha umugisha rero. Murabizi ibihe turimo ntabwo ari ibihe byoroshye, ni ibihe byo gutegereza umwami Yesu Kristo kandi Yesu agiye kuza. Ko Yesu agiye kuza, Yesu agiye kuza kandi araje bidatinze. Nje kukubwira rero ngo ube maso nanjye mbe maso, kandi buri wese yirinde uko ari abere maso ubugingo bwe kuko kuza kwe ntabwo atinze. Yesu araje. Na bamwe bavuga ngo nayo, bamwe bavuga ngo igihe yabivugiye. Oya, Yesu araje kuko ibigaragaza kuza kwe byamaze kugira gute kuboneka. Aje rero kugira gute gutabara abantu be kugira ngo tuzabane nawe mw'ijuru iteka ryose. Haleluya. Nanjye nubwo mfite ubukweje bundi ariko yaza kuko nanjye ndi ready isaha n'isaha. Ibyo aje sinakwirirwa ngira ikintu ndisanamo nawe, ariko azabanza reke bube kandi koko buzanaba. Ariko najya kumbwira ngo we maso nanjye mbe maso, ibigaragaza kuza kwe birihuta gusohora. Ese wa mubyeyi njya nkubwire, wa mukobwa wene, wa mupapa we, ndajya nkubwira ngo ibigaragaza kuza kwa Yesu we ntabwo uri kubireba rata. Buriya ntabwo uri kureba situation urimo, buriya ntabwo uri kureba mu miryango yawe, buriya ntabwo uri kureba ukuntu uhagaze muri iyi minsi. Ese uko wari uri niko bikiri, ibi uko wari ubizi akakanya n'ubwo urabona ariko bikiri. Nangwe ugaruka ku mwami Yesu Kristo kuri bugufi. Era wirebo eta kuwara wijezire berevo kiresere kandi Yesu araje. Nukuri Yesu araje, uri maso azamubona. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro rero. Umukiza ageze ku irembo, kandi ubwo ageze ku irembo, Imana ageze ku irembo narabwiye ngo abari bugufi ko kugera mu nzu. Ese inzu y'umutima akakanya ihare imeze ite? Ese inzu y'umutima muri Misiri kwirimbisha gute? Ese inzu y'umutima akakanya uri kugira gute? Uri kuyibona ute? Ndajya nkubwira ngo wisuzume nanjye nisuzume. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana muri aka kanya, tugiye kuganira
ku ijambo Imana yampaye riri mu byahishuriwe Yohana ibice byaho 12. Tugiye kuganira kubwira ijambo. Ni ukuri ntabwo ari ijambo rije rimwe, rije kenshi. Uryumve nk'irishya kuri wowe, ubanze urebe aho uhagaze. Yesu erere wire wije rebere, ubanze ureba ahantu uhagaze nanjye ndeba ahantu uhagaze, kugira ngo ubanze guha agaciro iby'Imana igiye kuvugana nawe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mu ijuru hari Imana ishobora byose, kandi mu ijuru hari Imana itabara. Ariko itabara ninde, iratabara nde? Ndagira nkubwire ngo mu ijuru hari Imana inyuranye ibihe n'iminsi. Ndagira ngo ubanze gusuzume nanjye nisuzume. Aka kanya uce bugufi ubwira Imana ngo Mana, birashoboka ko navuye mu byizerwa, birashoboka ko natandukiriye, birashoboka ko nagiye gukora ibyangwa n'amaso yawe, ariko ngarutse imbere y'amaso yawe. Ndagira ngo bene data mbibabwire buri munsi mbabwira buri munsi ahangaha, tuvuga ahangaha buri munsi tukababwira ngo nukuri erega Kristo atinze, impanda itinze kugira gute kuvuga. Yesu atinze gato cyane, urupfu ntabwo rutinze. Uziko rudatinze? Urupfu ntabwo rutinze kandi ntawe rutinya. Musaruzi yamaze kuhagera, arimo arasarurwa, ibisarurwa rega bireze. Ibisarurwa bireze. Aje mu Imana arimo ivuga ngo abakozi ni bakeya, abantu bagira gute bongera abakozi. Abakozi ni bakeya, ariko turimo turakora ku manywa na nijoro, kandi Yesu Kristo ari gukoresha. Ndagira mbabwire ngo rero mube maso nanjye mbe maso, kugira ngo tubashe kugira gute kumwakira, kugira ngo imitima yacu izamwishyikire, twese tuzabona Yesu. Ukuri nufuba bifuza ko twese twazamubona, ubwo abahagaze ku mico hamagara amazina yabera, buri muntu wese azumva izina rye. Kandi ntabwo byaba ari byiza rata. Imana ishimwe. Reka dusomere ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe. Ijambo ntabwo ari ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri ugiye kuryumva, ariko mujye mufata Imana nk'inyembaraga. Imana nivuga rimwe mujye mumva keshi, kuko murabona ko ibihe byahindutse. Imana ntabwo iri kuranzika, ibintu Imana ivuza ku kanya igahita igira gute, igahita ikura mu nzira. Ntagurutse rero mbazaniye ubutumwa. Imana yasuye mu bicuku bya nijoro, hari nko saa 9:30 z'ijoro. Imana inyereka umunsi wo kugaruka k'Umwami Yesu ugeze. Mu by'ukuri abantu benshi barahuze, kandi abantu benshi bahugiye mu bidafite umumaro. Yesu Kristo arabwira ngo araza vuba. Banze urebe aho ni bugusange. Dusome ijambo ry'Imana riri mu byahishuriwe Yohana bice byaho 22:12. Somere byahishuriwe Yohana ibice 22:12. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Byahishuriwe ibice 22:12 handitse ngo dore ndaza vanzanye ingororano. Haleluya. Kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, yego, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Yego. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Amen. Kandi banyure mu marembo, binjire muri rwa rurembo. Hanze hazayimbwa n'abarozi, n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo. Kristo re wirebo kiresire totere bereke akabikora. Amen. Dukomeze. Yego. Njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubw'amatorero. Yego. Ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuruza we. Haleluya. Kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu. Yego. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino. Kandi uwumva nahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo. Amen. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Ntabwo uyu munsi nze kuvuga ibintu by'ibitangaza, usibye ko nta n'ibitangaza ngiye mba mfite buri munsi, kuko ibitangaza burya bihoraho, kandi ko wagiranye ubusabane n'Imana niko ubona ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo mutege amatwi, mukingure inzugi z'imitima yanyu kugira ngo tubanze gusangira ijambo ry'Imana. Kandi mu by'ukuri buri wese yirinde uko ari, kuko Yesu we ntabwo atinze, kandi koko araje. Yesu Kristo rero aratubwiye mu ijambo rye byashyuwe Yohana 22 umurongo waho wa 12. Imana ivuganye namwe ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, itangiriro nkaba n'iki n'iherezo. Haleluya. Yesu avuganye natwe, avuganye namwe ngo dore ndaza vuba nzanye iki ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'iki n'ibyo yakoze. Arakubwiye ngo narufa ku buzima bwa kaba na Omega. Haleluya. Itangiriro n'iherezo kuri wowe. Ariko etala wirebo kiresiamando, ese ko Kristo avuga ko aza vuba kandi azanye ingororano, ese naza aragusanga hehe? Wa mukobwa Yesu ko aje aragusanga hehe? Wa mubyeyi ko Yesu aje aragusanga hehe? Wa mupapa ko Yesu aje aragusanga hehe? Aragusanga hehe? Ubanza wisuzume nanjye nisuzume aho Yesu Kristo agira gute ahari bugusanga. He era wire wijezi rabi kiresire, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'iki n'ibyo yakoze.
Yesu arakubwiye ngo erega burya niwe alufa ku buzima bwawe, erega burya niwe omega ku buzima bwawe, erega burya papa niwe tangiriro, erega burya mama niwe tangiriro, wa mukobwa burya Yesu niwe tangiriro akaba n'iherezo. Ibyo wakwikora byose, ibyo wakora byose, ibyo wageragezamo kwirwaniramo byose, Yesu niwe tangiriro akaba n'iherezo ku buzima bwawe. Imana yacu nidutabare. Ahubwo akakanya arakubaza ko aje bidatinze kandi aje vuba. Mbese aragusanga muri ubwo busambanyi bwawe, aragusanga muri iryo shyari ryawe, aragusanga muri iryo goma ryawe. Ubanze wisuzume nanjye nisuzume, kuko uje we ntabwo atinze. Uyu mugabo Yesu Kristo aje ntabwo atinze, ntabwo nukuri ari butinde. Kandi ujya wibwira ko ibi bintu tuba tuvugira aha hantu, ibi bintu tuba tubabwira, ibintu Imana ibabwira mugira ngo ni ibintu biri aho ngaho. Ni ibintu Imana ije gukora live. Imana ije kurebera evoke, ije guhembera umuntu wese aho imusanze. Aho izagusanga nizaguhembera, nigusanga mu kabarira aho guhembera, nigusanga mu matiku niho guhembera, nigusanga mu busambanyi niho guhembere, nigusanga mu bwibone no mu bwisikoro niho iri bugira gute, niho ibiri buguhembere. Mushumba mwitorero uri mushumba niho iri buguhembere. Ubanza wisuzume, uranze urebe itorero ryawe uko yari uko yaguhaye uko ushumba zira ntama, uko yaguhaye uri mushumba. Ndavuga ayagiye asigara mu manegeka, kuko nayo ntabwo ahagaze, kuko nyiri murimaje n'ubundi kubarana namwe. Ntugire ngo nawe aje kongera kubarana nawe, ni mu manegeka muhagaze, kuko imangira imbere y'umuryango yayo. Ndagira nkubwira ngo Yesu aje kubarana namwe. Aravuze ngo ndaza vuba nzanye ingororano. Yemwe abakoreye Imana, yewe mubyeyi wihanganye, yewe mukobwa wihanganye, yewe musore mugabo wihanganye, Yesu avuganye nawe ko azanye iki? Azanye ingororano ku buzima bwawe. Azanye ingororano mu rubyaro rwawe, azanye ingororano mu kazi kawe, azanye ingororano mu byawe. Eta kuwala wirewe Jezi, hetala wirebo kiresire. Yesu azanye gute? Azanye ingororano ku babyeyi bihanganye, Yesu azanye ingororano ku bakobwa bihanganye, Yesu azanye ingororano ku bagabo bihanganye. Yesu azanye iki? Ingororano. Arakubwiye ngo ni wa Alpha nka Omega, akabitangira akaba n'iherezo ku buzima bwawe. Uje we ntabwo Yesu Kristo atinze. Imana yacu nidutabare, ariko Yesu arakubwiye ngo ndaza vuba. Ahura akakanya rya nkubwire ngo niba wari mu busambanyi, niba wari mu kuroga, niba wari mu mashyari n'amatiku, niba wari mu kwivanga n'andi mahanga, niba wari mu bintu bidafite umumaro, niba wari mu bwibone no kwikakaza no kwishyira hejuru, ndagira nkubwire ngo akakanya ucyumviye impanda ni njyewe marayika Kristo atumye. Ntabwo azamanura marayika hejuru mureba, nubwo mutureba mukatureba gutya, uwo ndi we ntabwo umuzi. Umbona gutya ariko uri muri jye ntawuzi. Wamumenye uri muri jye, numara kumumenya uzamenya n'ibyo gute, uzahita ubona impinduka muri wowe. Yesu Kristo atumye marayika. Akakanya Imana iri kukuburira, arakubwiye ngo araza vuba. Ese kwaje vuba aha gusanga ni hehe? Uve mu bidatunganye, va mu byangwa n'amaso y'Imana. Ariko ubundi mwabaye muti? Mwabaye mute mwakumviye Imana? Ninde wabaroze? Ninde wabera wirebo? Ninde wabajanye mu bidatunganye? Kuyo mugabo Yesu abahamagara. Wibuka umuhamagaro wawe, wibuka Yesu agutoranya, wibuka kugirira icyizere. Wari mayibobo, wari indaya. Ureba hano wari uri, ureba hano ibigirwamana wari wicayemo, ureba ibigirwamana wagikoreraga, ureba Satani n'abadayimoni bago, ureba umurimo wakoraga, ureba hano Yesu yagukuye. Arakubwiye ngo mbese ndaza vuba. Kuki mukobwa wasubiyeyo? Wamubyeyi kuki wasubiyeyo? Kuki watanye ugasubira mu byangwa n'amaso y'Imana? Kuki wongeye kuva mu bushatse bw'Imana? Kuki wongeye kunyurana n'ubushatse bw'Imana? Yesu araje. Kandi yala wirewe Jezi aje vuba bidatinje, aje kurebera evokiresire, aje guhemba no guhana, aje kurebera evokiresire, aje kurobanura intama mu ihene. Nyir'ubutware yambwiye ngo nukuri ihene, ndetse ihene zigiye kujya ukwazo, intama zizi ukwazo, kuko yavuze ngo zigiye kusubira mu kuboko kwa nyirazo. Uzi ko ngiye kongera kuzibara. Kandi nyuma yo kongera kuzibara ntabwo arekeye aho ngaho, ngo no mu ntore Yesu aziye kongera kugira gute? Kongera gutoranya. Niba Kristo agiye kongera no gutoranya mu ntore, ubwo wowe uhagaze ute? Ndagira nkubwire ngo uwera ni yere, n'uwandura akomeze agire gute? Akomeze kwandura. Kubera yuko mwacanze ubwoko bw'Imana, mwacanze izi ntama mwarazicanze, kubera yuko zo zabuze icyerekezo. Aya magambo Imana yampaye bibabaye, irambwira ngo ugende ubwirira ubu bwoko, irambwira ngo ibyo urimo byose ndaza vuba. Ntabwo uzari bugusange, shobora kugusanga mu bidatunganye, shobora mbese nawe ikasa ahantu uri aka kanya. Ndagira nkubwire ngo wa mukobwa we nibuze ubwenge, wa musore we nibuze ubwenge, wa mupapa we nibuze ubwenge, wa mubyeyi we nibuze ubwenge, wakwiyaruye. Wakwiyaruka ukava mu Bakaludaya, wahunze ukava i Babuloni, kwa Babuloni hagiye gushya, i Babuloni hagiye kurimbuka. Ariko ubundi ninde wakuroze ko mbere wari ufite umwuka w'Imana? Ninde wakuroze? Ninde watumva mu bushake bw'Imana? Reka dukomeze.
hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya kandi agira gute akabikora. Wazanye icyo gishura cyawe aka kanya ukakimenyesera mu maraso Yesu Kristo yameneke ku musaraba. Wazanye icyo gishura cyawe kuri abakozi b'Imana ku musaraba TV. Wazanye icyo gishura cyawe Uwiteka akagifura. Wazanye icyo gishura cyawe wambariyemo ubusambanyi. Wazanye icyo gishura cyawe wambariyemo ubwesikoro. Wazanye icyo gishura cyawe mushumba watekikiniyemo intama ukaze usibye ko nyine ngo amavuta yanyu nyine ngo abaturenzeho. Ngo nacyo twavugana ariko Yesu araje. Aho uzagifura ntago mazi. Ariko icyo gishura cyawe nawe uzi icyo wagikoreyemo. Wazanye icyo gishura cyawe wasambaniyemo. Wazanye igishura cyawe wirirwa wibiramo. Wazanye igishura cyawe wiri gukuriramo inda. Leta la wi ere wi Jezi. Wazanye icyo gishura cyawe. Yesu aravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Harahirwa wowe era wirebo. Wowe wamaze kwimenya hitsaha. Harahirwa wowe wamaze kwikontorora ukabona warakiraniwe. Ndagira nkubwire ngo akaka uzi kwakira ibyiringiro buriya. Uzi ko impamvu Imana ije gutangaza iritangazo ari uko ibyiringiro ratabigihari. Uzi impamvu Imana ije gutanga iritangazo ari uko ikigufiteho umugambi. Ariko ubundi koko mu by'ukuri nk'ubu ngubu n'upfuye ugapfukarimbuka wabuzize iki kweri? Imana irakubwiye ngo hahirwa abamesera ibishura byabo. Abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Impamvu abahirwa, impamvu abamesera ibishura nuko Yesu azi ko turi mu isi y'ibyaha. Erega ibyo wakoze ntabwo Imana iguciraho iteka mama. Ntabwo Imana iguciraho iteka wa mukobwa we. Wa mupapa ntabwo Imana iri kuguciraho iteka. Hoya ntabwo iri teka Imana iri kuguciraho ahubwo Imana iragushaka wowe. Irashaka wowe. Zanye gishura cyawe Imana yongere kurebere fokiresire yongere kugitunganya kuko uje we ntabwo atinze. Zanye gishura cyawe gitunganye kuko akubwiye ngo araza vuba. Hazanye ingororano numara gutunganya igishura cyawe uragira icyo uhabwa izo ngororano zawe. Urahabwa izo ngororano ubona urubyaro. Urahabwa ingororano ubona urushako. Urahabwa ingororano ubona akazi. Urahabwa ingororano Imana ikubakira urugo. Urahabwa ingororano ukira uburwayi bw'uburwayi urwaye. Urahabwa ingororano kubwo kugisasoro cy'uburwayi. Wazanye igishura cyawe ari ku uyu munsi wakizanye he elawirebo he takuwala wijezi he lawirebo kiresire. Yesu arakubwiye ngo azane igishura cyawe. Hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Arakubwiye ngo hanze hazaba imbwa abarozi ndetse n'abasambanyi n'ababeshya kandi bakakunda kubikora. Imana yo mu ijuru nidutabara. Wa musambanyi we kubona Imana yamaze kukumenya ariko buriya ugira ngo buriya urabikora akakwihorera we ugasambana akundi wameshekamo kuza kubeshya ubwoko bw'Imana. Wameshekamo ukameseka kagenda. Wameshekamo ugakuramo akanjye kawe ukagenda. Turabizi neza ko mubikora ariko nge nta burenganzira mfite. Ariko uri hejuru uri hejuru wanumye ni uje kukugira gute aje kubarana nawe. Uzi ko aje kubarana nawe. Imana ivuganye ariko uyu munsi aka kanya ucyumviye impanda ucyumvira ijwi ry'Imana haracyari ibyiringiro yuko uyu munsi wazana icyo gishura cyawe aho wacyandurije urahazi ariko murega muhazi. Uriya mwenda wambaye ujya kubeshya. Uriya mwenda wambaye ujya guteka umutwe. Uriya mwenda wambaye ujya gusambana. Uriya mwenda wambaye ujya mu bapfumu ujya kurogesha ujya no kuroga. Uriya mwenda wambaye ukajya kubanyira akazitiramo ukajya guteranya mwene. Ariko mwabaye mute mwabarakora imwe. Ariko babyeyi mwabaye mute. Ariko uzi kujya mufata urugendo rw'amasabiri uvuga ngo ugiye guteranya karayisa kuri undi cyangwa ugiye kumuvuga uko ariko atari. Imana iravuze ngo bene izo nama ntabwo Imana ibizirimo. Irazitatanya kandi zigafata ubusa. Imana yacu nidutabare. Ndagira mabwira ngo zane kishura cyawe. Haracyari ibyiringiro yuko uyu munsi Imana yakugirira impuhwe. Kandi ndagira ngo utangaze itangazo utazumvira umwuka w'Imana ntiyongere kumvira impanda. Ni ukuri Uwiteka avuze yuko kurimbuka kwawe kurakwegereye kandi kurimbuka kwawe kuri vuba. Mujya mwiratsa ngo Yesu ngo ariko ndagira nkubwire ngo uru rupfu ni umukozi w'Imana. Atinze Kristo rurakujyana aho uzajya ni hehe. Ndagira nkubwire ngo ube maso nanjye mbe maso kandi aho wari uruhave kuko uje we ntabwo atinze. Harimo bamaze kubibyo bamaze kwikakaza imbere y'Imana. Nta kwikakaza nta bushumba nta bishop nati ibyo nabonye nta mushumba nahabonye. Ibyo nabonye nta pastor nigeze mpabona. Ibyo nabonye namanaga twese tumeze mwari abantu bose bari bambaye bimwe bameze bimwe. Kuko umunsi ntabwo waje uvuga ngo uri umushumba ajya hangaha. Ntabwo uyu munsi waje uvuga ngo uri umudiyakoni. Ntabwo uyu munsi waje uvuga ngo uri bishop cyangwa uri potere runaka. Oya ni umunsi uje kukumbanya. Yalawirebo uyu munsi ni umunsi udasanzwe ariko njya ngube maso kuko uje we ntabwo atinze. Haleluya haleluya. Amen.
16 njyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku matorero nijya gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we kandi ninjye nyenyeri yaka yo mu ruturuturu umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino kandi uwumva nahamagare ati ngwino kandi ufite inyota naze naze ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Ubu hari Imana ntivuganye namwe ushaka aka kanya wavuye mu datunganya ariko wakwiho yiriya ngo yikoko ubu Imana se iraze kubahore gute ubu ngubu yazanye iyi ni inkota ityaye ni elawirebo ntabwo Imana iri bumanure inkota hariya mu ijuru ahubwo inkota ityaye ni ijambo ryayo rigusogotse riguhinguranye aka kanya waje ugafata ku mazi y'ubugingo wa mukobwa wavuye mu busambanyi wa musore wavuye mu datunganye wa mubye wavuye mu matiko no mu masari ukubaka urugo rwawe wavuye mu datunganye mushuma pastor waretse gukomanya imitwe izi ntama nabundi zabuze kirengera waretse kugira gute waretse kwigirira nabi mwagarutse mukagaruka ku isoko wagarukiye Imana wa mukobwa we wa musore wagarukiye Imana wa muririmbye wagarukiye Imana muhanuzi wowe muhanuzi Imana ije kubarana nawe woweho ni icyitonderwa ntago nakuvuzaho cyane ariko wowe ni icyitonderwa. Yesu yambwiye ngo mbabwire ngo muzavuga kuri wa munsi ngo twahonuraga mu izina ryanjye twazuraga abapfuye twahagurutsaga ibirema twahumuraga impumyi ngo nukuri ngo agiye kubabwira yeruye yuko atigeze no kubamenya n'umunsi n'umwe akaga n'amakuba karabururukiye. Ndagira ngo nkubwire ngo ukore vuba kuko Yesu aje vuba kandi aje guhembera umuntu wese gute musanze ujewe ntabwo atinze uzavuga ngo nukuri naragutumikiye naravuze arakubwira ati nukuri kw'Imana ntabwo nigeze kukumenya nukuri habe namba ninde natumye ni wowe natumye avuga ati natumye suyo karese natumye ntabwo yari yambaye afya karese natumye ntabwo yitwaraga gutya karese natumye ntabwo yari umusambanyi karese natumye ntabwo ari umwesikoro karese natumye ntabwo ari uyoya azavuga ko atari jewe azaza n'ishusho ya Kararisa yatumye mbere ubanza wikarasa n'abantu bagaza akakanya avuga ati nukuri kw'Imana Kararisa natumye mbere n'uyu nguyu wowe Kararisa ntawe nzi ambwire ngo nukuri genda nje kurimbukana n'abandi ariko ndakwifuriza akakanya kugira ngo ubanze wisuzume. Yesu aravuze ngo waje ukanywa amazi y'ubugingo ku buntu wavuye mu bitatu ariko kuko mu byukuri niki gitumye wigurana ubugingo niki gitumye ubugingo bwawe bujya Gehinomu niki gitumye ibishyimbo niki gitumye amahurunguru y'Isamariya akuvana mu mugabane amahungu y'Isamariya avanye ababyeyi mu mugabane abahanuzi barayariye abapasiteri barayarya abashumba bariye amahurunguru mbese barayariye niki gitumye muva mu mugabane wagarukiye Imana ahangaha ko hakiri ibyiringiro ukongera ukazana igishyura cyawe kikongera kikibera mu maraso y'Umwana Yesu Kristo yameneke ku musaraba ukongera ugahabwa ubugingo ndetse ugahabwa Uwiteka akomeze kubana natwe. Iyo ni semeshe y'ijambo ry'Imana rya kwa semeshe yirekwa nagize mu 9:30. Bene data nshuti z'umusaraba ngewe iki kintu cyamhagurukije ni Imana nyihagurikirijeho ubwayo kuko kuza ntabwo nani kuza ko mfite imyiteguro y'ubukwe ntabwo nagombaga kuhaboneka kuko ndi mu bintu byinshi ariko navuze ngo Mana nje kuburira ubwoko ahari ntihaburamo n'umuntu n'umwe warokoka kubw'uyu munsi. Imana yacu niduhana ubwisha rero ndabazi namwe muri abana beza bumvira kandi Imana irabaha umugisha. Nagiye kubona mbona habayeho guhinduka gukomeye cyane nagiye kubona mbona igicu kirihindurije mbona imvura nyinshi cyane ariko ntabwo yegeze hasingirwe nabonaga igicu kirimo kigenda gisimburana n'igicu mbona kugaruka ku Mwami Yesu Kristo mbona yaje. Mu byukuri natangaye cyane kuko nyine nabonaga ngo ndifite telefone zanjye ebyiri none ngo mpamagara umumama w'ishiti yanjye ndamuhamagara tese ibyabaye uri kubibona muhamagaye telefone yenda yibura sanga ntari kuri network. Mu byukuri ntabwo byari byoroshye umuntu wese yageraga mugenzi we ngo agire ikintu yamubwira akabona umuntu wese buri muntu wese nyine byari byamucanze. Imana irambwira ngo mbese umbwirira abantu ngo mbese kubarangaye kandi umunsi w'Uwiteka ugiye gutungurana umunsi w'Uwiteka ugiye gutungura mama umunsi w'Uwiteka ugiye gutungura abagabo ugiye gutungura ababyeyi ugiye gutungura abasore n'abakobwa umunsi w'Uwiteka uraje umunsi w'Uwiteka ntuzakangura oya uraje aho uzaba uri hose. Niyo mpamvu Yesu ambwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo rero umuntu wese yikwiranye n'ibyo yakoze. Imana yacu ni duhana umugisha kandi Imana yacu ni dutabara. Nagiye nkubwire ngo umunsi wo kugaruka ku Mwami Yesu Kristo urageze ni ukuri Yesu agiye kuza kandi aje gutwarira itorero rye. Yesu agiye guhemba no guhana kandi uje we ntabwo atinze ni ukuri. Nagiye kubona mbona uzi ko Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru mbega Mwami w'aba uzi ko network z'abantu benshi Satani yazibambuye
nahamagara abantu bageze muri batatu mbura network y'umuntu n'umwe ndavuga ngo mbese kubera iki Imana irambwira ngo abantu benshi abadayimoni bagiye babanyaga ama network kubera ibihe bahagazemo ubukene bwakunyaze network intambara zo mu buzima zikugira gute zikwaka network ujya guhemuka ujya kubeshya kugira ngo usabane n'Imana birabura Imana mwe ngo ababyeyi bashize network zaragiye abapapa zaragiye ndetse n'abashuma n'abapasteri zaragiye Imana irambwira ndavuga ntese gutize network zakongera kuboneka Imana irambwira ngo nibagaruke ku rufatiro kugira ngo yongere vugane nabo kuko icyumba bajya bavuganira n'Imana nago bakibonera n'Imana Imana irambwira na wese ibyo bavuga babikura he Imana irambwira ngo nibijyanye n'amaranga mutima yabo kuko network yabo n'Imana yamaze kugira gute kurangira ubanze network iracyakora Imana irambwira ngo Satani yazanye igisana network z'abakozi b'Imana Satani yazanye izindi network mwe maso Satani yazanye izindi network ze kuko ubu ngubu abavuga ngo Imana yavuze ntago aribo abenshi bavuga ko yavuze itavuze Imana irambwira ngo abantu batakaje bagize gute batakaje ubusabane n'Imana bakora ibyangwa n'amaso y'Imana bituma ubusabane bagiranaga n'Imana bugenda bugabanuka network z'Imana zirakatwa abadayimoni bahita bashyiramo network zabo bivuze ngo ubu ngubu basigaye barurwa na network z'amaranga mutima network z'ibyisi n'amarari y'ibyo bakeneye ariko Imana irambwira La wire bokire skia mano la bitote jezire berevokire siye Imana irambwira ngo iraje najya nkubwire ngo wamuhanuzi we wamuvuga butumwa we nanjye ubwanjye ngomba kwisubiramo ngomba kuba maso nubwo nabonaga nzifite ariko nanjye ntabwo nzari ku rugero rw'ibyo nkeneye ndumva shaka kongera kugira n'ubusabane n'Imana byimbitse ndumva shaka kongera heye le wirebo kongera gucana igicaniro bundi bushya kugira ngo mbashe kubana umuriro wa network yanjye Imana ishimwe kandi nabyo nkubwire ngo wisuzume umuhanuzi we ugiragazemo neza wamuvuga butumwe wisuzume bishop umushumba ni wisuzume kuki Satani yabanyaze network Satani yakubise ikintu cyitwa ubuzima butorose ngo umuntu wese usengera ngo ntabwo ubuzima bworose ntabwo ubuzima ariko ubuzima ntibworose kwa nini hejuru y'ubwo buzima hari imbaraga z'Imana ishobora byose butoroshye ubanza ucunga sana niba ukiri kumwe n'Imana Imana ishobora ibintu byose ndagira nkubwire ngo we maso nanjye me maso umunsi w'Uwiteka uraje kandi utunguye abantu benshi impfu zigiye kuba nyinshi cyane abantu benshi bagiye gutaha kandi abantu benshi bagiye gutungurwa n'umunsi w'Uwiteka ayala wire wijezi atakuwala wire bokire sire ese ku munsi w'Uwiteka uje kugutungura atakuwala bikire sire uragusanga hehe mbese urasanga urinde urasanga uri gukora ibiti wisuzume nanjye nisuzuma aka kanya Yesu avuze ko aje vuba kandi azanye ingororano kugira ngo ororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze iyi ni message y'Uwiteka haleluya haleluya Imana yacu ni dutabare Imana yacu ni ishimwe cyane ni ukuri umwuka w'Imana akomeza agenderera imitima yanyu kandi uyu munsi ufata icyemezo uve mu byangwa n'amaso y'Imana uve mu bidatunganye haracyari ibyiringiro by'amaherezo yawe Imana y'amahoro ibaha umugisha murakoze katugushime nawe tuvuge ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi imbaraga n'amavuta ntibikubureho nshuti muvandimwe waruduteze amatwi muri kano kanya turi kwana ku musozo w'ikiganiro cyacu komeza kuri kibiganiro byose ku Musora TV nta kitugenza kindi no kwamamaza Yesu Kristo Jezira bitote Jezire berevokire sire nibamenya hayala wire wijezi niko kuzabatura nibyo bitugenza rero Mana ishimwe aho ugomba guhindura uhahindure byuma gukosora ubikosore wakuza ko Yesu agiye kuza kandi araza bidatinze Kalisa turagushimira Imana ngo mugisha murakoze cyane namwe Imana ibaha umugisha yego Mana ishimwe ndumva tugiye kureka kugira ngo ikomeze imyiteguro yawe y'ubukwe kandi tukurima ndiko yavuga mu Kinyarwanda muri nyuma ntago mumuvuze ngo uri imbere yanjye nawe tamuganira kare kurambeshya ni mu binyuma yanjye uri imbere yanjye abarusha ni Kristo kandi niwe ubavantaza kugira ngo mumbe inyuma Imana ibaha umugisha rero nanjye ndishimye ko ndumva nduhutse umutima wanjye kubw'iyi message ko numvaga nenda guturika Imana ibaha umugisha rero kandi abantu nabumvira mujye muduhamagara mu bujyanama turahari kandi nabagerageza kumpamagara ntimumbone mu byukuri ntibabyoroshye mba nakiriye abantu benshi kumbwira ngo dusengane nsigaye mbabwira ko nasengera kuri telefone icyakoze umuntu watura ibyaha yumva wose agomba kwatura wowe namufasha ariko kuvuga ngo ibyifuzo ngo akazi ngo n'ibindi reka ni watura ibyaha byawe niba wisuzuma ukumva neza nta kigucira urubanza akazi Imana irakaguhaye ariko niba wumva ari kiri gucira urubanza uze kumpamagara abo nibo nkeneye reka tugusane noneho utanga nimero za telefone zawe nurangiza abantu b'Imana ubasengere Imana ishimwe cyane nimero zanjye za telefone mumaze no kuzimenyera unshaka nazo navuga ariko harimo abantu babaje ari bashyashya 0780 63 76 37 amazina ni Kalisa kubw'Imana Imana ibaha umugisha kare wadusengera
Imana ishimwe Mana data wa twese mu izina rya Yesu uracyari yamana ivuga bikabategeka bigakomera. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana ishobora byose ntawakubanjije nta nuzaguheruka uri Imana yihagije. Nibyo Kristo rawirebo kiresire umuririmbyi arimye ngo dore ndaza vuba kandi bidatinze ngabari maso gusa abo ngabo ngo nibo bazambona ngo nyaboneka amatabaza yanyu nahore yaka. Nyemerera amatabaza y'abakobwa yongere yake, amatabaza y'ababyeyi yongere yake, amatabaza y'abasore ndetse amatabaza y'abapapa yongere yake. Kristo Jezi erawirebo nyemerera amatabaza yacu ukomeze kwaka. Unyemerere data batwese Imana dore abeshi amatabaza yanyu yabo yamaze kuzima kuko umwanzi erawirebo yabarosheho umwijima. Ariko ndasenze kugira ngo wongere data batwese Imana uzura amatabaza y'abakobwa, uzura amatabaza y'abasore ndetse uzura amatabaza y'ababyeyi, uzura amatabaza y'abavuga butumwa abahanuza abapasiteri abashumba ndetse ingeri zose muri rusange. Kristo yara wire wije zire berevokire sire senge imitima imaze kumvira ijambo ryawe rero mu guteka unyemerere data batwese Imana ntibe babura baje ikomeze data batwese Imana idahinduka nihabe za mbuto zabibwe kukara ahubwo zigere mu butaka. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana ishobora byose bumeze neza kugira ngo data imvura rujozi zabone kwirwamo neza zimere zera imbuto ndetse z'uburyo bwose. Nyemera ubwoko bwa buhumugisha rero natukomeze kubana natwe gahunda zose Mwami Imana zigiye gukorerwa hanga ndazikwese kugira ukomeze uziyoborere umuntu wese uri bwicare kuri kamera ahabwe umugisha nawe kandi avuga bugishwe nawe mwuka warakomeza gukora ibitangaza n'imirimo hagati muri twebwe. Ni mu izina rya data twese mbisabye mbizura koze Yesu amen.